Ndateganya ko buri mudage wese ari bukora inshingano ze kugeza ku mwuka wa nyuma, ndetse ko agomba kuba yiteguye kuba yakwiyambura ubuzima niba ari cyo gitambo yasabwa gutanga. Izina Adolf Hitler rivuzwe isi itayibuka ubugome, intambara n'ubwicanyi ndengakamere, ariko amateka agaragaza ko hari ibindi bice by'imyitwarire byamugaragazaga nk'umuntu ufite ubugwaneza bwinshi. Ibyo bikaba rero byaratumye abantu benshi bamwizera bakamukunda, cyangwa se nyine bakanamufata nk'umuntu utagira icyo atwaye. Iki ni igice cy'amateka rero kigoye kumva. Gute umuntu wagize uruhare mu rupfu rwa za miliyoni nyinshi ashobora kugaragara nk'ufite ubugwaneza mu bintu bimwe na bimwe. Njye nitwa The Green. Mu buzima bwa buri munsi Hitler ntiyagaragaraga nk'umuntu w'inkazi igihe atari mu nama za politike. Yari umuntu utanywa itabi n'inzoga, akaba vegetarian mu myaka ye ya nyuma. Yakundaga n'imbwa, cyane cyane imbwa ye yitwa Blondie. Ikindi rero yakundaga umuziki wa classique, cyane cyane Wagner. Yari umuntu utekanye ucecetse mu biganiro by'abantu bake. Abamubonaga mu buzima busanzwe baravugaga ko yashoboraga kugaragara nk'umugabo wiyoroshya, utekereza cyane kandi ugaragara nk'ufite impuhwe. Ibi rero byatumye bamwe bamufata nabi mu isesengura ryabo rya mbere. Itangazamakuru rya Nazi, Hitler yagaragaraga afata abana mu biganza, avugana n'abagore n'abakecuru, asuhuza abaturage atuje. Ibi rero bikaba byari byarateguye muri propaganda ya Joseph Goebbels. Yashyiraga imbere ishusho y'uko umuyobozi udakunda uri hafi y'abaturage ubumva. Mu by'ukuri nyine Hitler akaba yarifuza gukundwa kurusha gutinywa. Yari azi ko ubugwaneza bugaragara butuma abantu bamanika umutima. Iyo myitwarire rero ikaba itari iy'impuhwe nyazo, ahubwo nyine yari iy'ubuhanga bwo kugenzura imbaga. Yashoboraga kuba umuntu utuje, uvuga gahoro, akanashobora kuba yaratangaga impano cyangwa gufasha cyane rwose. Yari ashobora no kuganira amasaha menshi ku bintu akunda. Eva Braun n'abandi bari hafi ye bavuze ko ari igihe Hitler yabaga umuntu usetsa, woroshye kandi usa n'ufite umutima w'abantu. Ariko ibi rero byari ku bantu bake bemeraga kumwumvira. Iyo rero umuntu yamunengaga cyangwa se akamunanira, ubugwaneza bwahindukaga ubugome. Ubugwaneza bwa Hitler rero bwari igikoresho si indangagaciro. Yashoboraga kugaragara nk'umuntu w'umunyampuhwe kuri kamera, hanyuma rero agategeka kwicwa kw'abantu ku mpapuro zo mu biro. Agaseka rero mu masaha ya nimugoroba nyuma yo gutanga amabwiriza y'ubwicanyi. Ibi byerekana gutandukanya gukomeye hagati y'isura n'ibikorwa. Ubugwaneza bwe ntibwari impuhwe rusange, ntibwari urukundo ku bantu bose, ntibwari n'ubumuntu busesuye. Ntitwavuga ko Hitler yari mwiza mu gice runaka ngo tubigabanye n'ubugome bwe. Abashakashatsi ba psychology bo bagaragaje ko Hitler yari umuntu wiyumva cyane, umuntu ukunda kugenzura isura ye, umuntu ubona abandi nk'ibikoresho ku bantu bameze batyo. Ubugwaneza buba umwambaro, impuhwe bikaba igikoresho cy'ingenzi, si abantu n'ububasha. Inkuru y'ubugwaneza bwa Hitler yigisha isomo rikomeye, ivuga ko umuntu ashobora kugaragara neza, akavuga neza, akagaragara inyorohe, ariko nyine mu by'ukuri akagira umutima wuzuye ubugome. Niyo mpamvu amateka twigisha kudapimira abantu ku isura gusa, ahubwo tukabapimira ku byemezo n'ingaruka zabyo. Adolf Hitler rero ntiyigeze aba umuntu w'ubugwaneza mu rwego rw'indangagaciro z'ubumuntu. Ibyagaragazaga ko nk'ubugwaneza bwe byari uburyo bwo kwiyubahisha isura, amayeri yo kugenzura imbaga n'ikinamico y'ubutegetsi. Ubugome bwe rero nibwo bwamusobanuraga kurusha ikindi cyose. Izina Adolf Hitler rero iyo rivuzwe abantu benshi bahita batekereza ku ntambara, urwango n'ubwicanyi ndengakamere byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi. Ariko nyuma y'uwo mugabo wagize uruhare rukomeye mu mateka mabi y'ikiremwa muntu, hari ubuzima bwite bwuzuye mu byigunge, ibikomere byo mu mutwe n'urukundo rudasanzwe rwarangiye mu mwijima. Iyi ni inkuru y'urukundo rwe, si urw'ibyishimo n'inzozi, habona urukundo rwaranzwe no kwihisha, kugengwa, kwiheba n'iherezo ribabaje. Mu byiza wakoze harimo no kuduhitamo. Ikaze rero mu kiganiro cyacu. Njye nitwa The Green. Adolf Hitler kuva akiri muto ntiyigeze agira ubuzima bw'urukundo busanzwe rwose. Yakoze mu buzima burimo ubukene, umuryango urimo umutekano muke n'umubano mubi n'umubyeyi we. Ibi byagize uruhare mu kumugira umuntu wafungiranye, utizeraga abandi, ndetse yewe kandi ugenzura cyane. Mu bitekerezo bya Hitler yavugaga kenshi ko urukundo rushobora gutuma umuntu agira intege nke. Yizeraga ko umuyobozi agomba kuba atari umuntu w'abantu, ko agomba kugaragara nk'uwiyeguriye igihugu cye cyose. Niyo mpamvu yakundaga kuvuga ngo Ubudage ni ubwo mugore we. Ariko nubwo yageragezaga kugaragara cyo, ntiyigeze abasha kubaho adafite umuntu umwegereye. Eva Braun. Ntabwo nahatiye uyu mugore ukiri muto kubana nawe akaramata. Ni igitekerezo n'ubushake bwe kugira ngo imirongo y'ubuzima bwacu mu isi ihuzwe.
umukobwa winjiye mu buzima bwa Hitler mu ibanga. Mu mwaka w'1929 Adolf Hitler yahuye n'umukobwa w'imyaka 17 witwaga Eva Braun. Eva yakoraga mu iduka ry'umufotozi Heinrich Hoffmann wari inshuti ya Hitler. Icyo gihe Hitler yari amaze kumenyekana muri politike nubwo atari yarageze ku rwego rwo hejuru nk'uko yari ariho nyuma. Eva Braun yari umukobwa utuje, ucecetse, ukunda kwiyitaho, ariko nyine inzozi z'urukundo. Kuva yatangira guhura na Hitler yahise amukunda cyane. Hitler nawe yamubonagamo nk'umuntu ushobora kuba hafi ye, ariko nyine ntiyigeze amufata nk'umugore ungana nawe. Urukundo rwabo rero rwatangiye nk'urw'ibanga kandi rwakomeje kuba urw'ibanga kugeza ku iherezo. Umubano wabo Hitler niwe wari ufite ijambo rya nyuma muri byose. Eva Braun ntiyemererwaga kugaragara ku mugaragaro nk'umukunzi we, kuvuga ku rukundo rwabo mu itangazamakuru, kugira uruhare mu byemezo bya politike. Yabaga mu nzu zitandukanye ategereza igihe Hitler yabonaga umwanya. Hari n'igihe yamaraga amezi menshi atamubonye, nta butumwa, nta na telefone. Eva Braun rero yakundaga Hitler mu buryo bwo kwiyanga, yihanganiraga byose, yizeye ko umunsi umwe azamwemerera kuba umugore we ku mugaragaro, ariko uwo munsi nyine ntiwigeze uza mu gihe cy'amahoro. Kubera kwiyumva atitabwaho, Eva Braun yatangiye agira ikibazo gikomeye mu byo mu mutwe. Mu mwaka w'1932 no mu w'1935 yagerageje kwiyahura inshuro ebyiri zose. Ikintu cyagaragaje uko urukundo rwe rwari rwaramugejeje ku iherezo ry'icyizere. Hitler ntiyigeze agaragaza amarangamutima menshi ku mugaragaro, ariko ibyo byo byamukoze ku mutima buryo yemeye ko Eva Braun akomeza kuba hafi ye, cyane cyane mu rugo rwe rwa Bergdorf, ariko naho yakomezaga kumufata nk'umuntu uri inyuma y'abandi. Hitler rero urukundo rwe rutagira ubwigenge mu by'ukuri. Urukundo rwa Hitler ntirwari urukundo rungana. Yifuza kugenzura, kwiyumvamo ko ari we uhabwa byose, kutagira uwo agira ububasha bungana nawe. Eva Braun rero yabaye umuntu wemewe kubaho atagira ijambo, atagira izina, atagira icyubahiro ku mugaragaro. Urukundo rwabo rukaba urw'umuntu umwe wiyeguriye undi, mu gihe undi we rero yari yariyeguriye ubutegetsi. Mu mwaka w'1945 intambara yari irangiye mu buryo bubi ku Budage. Hitler yari yihishe i bunker i Berlin, isi yose imurwanya. Eva Braun yahisemo kutamuta nubwo yari azi neza ko iherezo ryabo riri hafi. Ku itariki ya 29 Mata mu 1945 Adolf Hitler na Eva Braun barashakanye. Nibwo bwa mbere kandi bwa nyuma Eva yabaye umugore wa Hitler mu buryo bwemewe n'amategeko. Nta byishimo, nta miririmbire, nta nzozi, hari ubwoba n'urupfu byari byegereje. Ku itariki ya 30 Mata mu 1945 bombi bariyahuye. Hitler yiyahura yirashe, mu gihe Eva Braun we yahise nk'uburozi, maze imirambo yabo iratwikwa nk'uko Hitler yari yarabitegetse. Urukundo rwa Adolf Hitler rero si inkuru y'icyizere, ni inkuru y'umuntu watanze umutima we ku bitekerezo n'ubutegetsi, agasiga urukundo rwe mu byirahiro. Eva Braun yabaye igitambo cy'urukundo rutaringaniye, rutarimo ubwigenge n'icyubahiro. Iyi ni inkuru twigisha ko urukundo rutagira uburinganire rushobora gusenya ubutegetsi kuruta amarangamutima. N'uwaba afite ububasha bwinshi ashobora kubura urukundo nyarwo. Reka noneho twivugire kwihangana Jerry hagati ya Adolf Hitler na Joseph Stalin wayoboraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo iyo abagome babiri bahuye isi ihinduka ikibuga cy'amaraso. Mu mateka y'ikiremwamuntu rero habaye intambara nyinshi, habayeho abayobozi benshi b'abagome, ariko nyine ntiyigeze habaho ihangana ry'abantu babiri ryahitanye abantu benshi nk'iryabaye hagati ya Adolf Hitler w'Ubudage na Joseph Stalin w'ubumwe bw'Abasoviyete. Aba bombi rero ntibari gusa abayobozi b'ibihugu bikomeye, bari abantu bubatse ubutegetsi ku rwango, ubwoba n'amaraso. Ihangana ryabo ryabaye ihuriro rya ideoloji ebyiri zicana. Nazi rero kuri ideoloji yabo ya komunisme, maze isi yose ihinduka ikibuga cy'urupfu. Hitler kuri komunisme nk'umwanzi mukuru kuva mu ntangiriro. Adolf Hitler yafashe komunisme nk'umwanzi w'ibanze mu bitekerezo bye. Komunisme yari igikoresho cy'Abayahudi. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyo kikaba cyari igihugu kigomba gusengwa n'Abasoviyete, aho Hitler yabafataga nk'abantu bataragira ku rwego rw'abantu. Mu gitabo Mein Kampf, Hitler yavuze yeruye ko Uburusiya ari ahantu Ubudage bugomba kwigarurira ubutegetsi, ndetse yewe ko intambara hagati ya Nazi Germany na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete itazigira yirindwa. Stalin we akavuga ko Hitler nk'akaga gakomeye ariko gashobora gukoreshwa, mu gihe Joseph Stalin nawe atizeraga Hitler na gato. Ariko Stalin yari umuntu utekereza igihe kirekire, ukunda amayeri, utitaye ku mibare y'abantu bapfa. Stalin yizeraga ko Hitler atazatera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, amaherezo ariko yabanje gushaka kumukoresha kugira ngo agire igihe cyo kwiyubaka. Mu mwaka w'1939 isi yose yatunguwe no kubona
kubona Hitler na Stalin basinya amasezerano yo kudaterana, Molotov-Ribbentrop Pact. Aya rero akaba ari amasezerano yaje kubika inyuma ku mpande zombi, yagabanyije ibihugu bya Eastern Europe, iha Hitler ubwisanzure bwo gutangira intambara ya kabiri y'isi, yahaye Stalin igihe cyo kwitegura mu by'ukuri. Aba bagabo bombi rero bakaba bari bazi neza ko intambara izabaho, ikibazo kikaba cyari igihe gusa. Ku wa 22 Kamena mu 1941 Hitler yakoze icyemezo cyahinduye amateka, yateye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete atanaziburiye mu gikorwa cyiswe Operation Barbarossa. Byari igitero kinini mu mateka y'isi, ingabo zirenga miliyoni 3, tanks, indege n'imbunda ku byinshi. Hitler akaba yarizeraga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete azahita zigarurira mu mezi make cyane yari imbere. Yizeraga ko abasirikare ba Stalin bazahunga, abaturage bakamwakira nk'umucunguzi, gusa nyine yari yibeshye bikabije. Mu minsi ya mbere Stalin yaracecetse cyane, iminsi myinshi ingabo ze zirasenyuka, imijyi myinshi nayo iragwa, ariko nyine vuba yahise agarura ubutegetsi bukomeye, ategeka politiki igira iti nta gusubira inyuma, no surrender. Abasirikare bahungaga ku rugamba icyo gihe bahitaga baraswa. Stalin yakoresheje ubwoba nk'intwaro, yitangiye abaturage be, yatsinze akoresheje ubwinshi bw'inganda. Mu mwaka wa 1942 Hitler yafashe icyemezo gikomeye cyane, gutera Stalingrad, umujyi witiriwe Joseph Stalin. Iyi ntambara rero yabaye intambara y'amaraso menshi kurusha izindi zose, abantu barenga miliyoni 2 barapfuye. Intambara yo mu nzu ku nzu, Hitler yanga gusubira inyuma, Stalin nawe yanga gutanga umujyi. Ingabo z'Ubudage zaragoswe, General Paulus yishyikiriza Hitler yatakaje icyizere cyo gutsinda intambara. Stalingrad ihita ihinduka icyerekezo cy'amateka. Ihangana rya Hitler na Stalin ryiciye abasivile kurusha abasirikare, ryasenye imijyi yose, ryahinduye abantu imibare. Hitler imaze ategeka kwica abaturage b'Abasoviyete, yicishije inzara imijyi, yafashe Abasoviyete nk'ibikoresho bya Stalin, mu gihe Stalin we yitangiye abaturage be batagira ingano. Yohereje abasirikare badafite intwaro zihagije, atsinda atitaye ku mibare y'abapfuye. Mu 1945 Hitler yiyahuriye i Berlin, Ubudage burasenyuka, maze Nazi na ideoloji yabo ihita irimbukana na Hitler. Mu gihe Stalin we yigaruriye Eastern Europe, ahinduka superpower, atangira Cold War, intambara y'ubutita, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gutsinda iyo ntambara. Ariko nyine miliyoni z'abantu bari bamaze gupfa, Uburayi bwari umukungugu, isi yari yarahindutse burundu. Ihangana rya Hitler na Stalin rero ryari ihangana ry'ibitekerezo by'urwango, ihangana ry'abagome babiri, n'ihangana ryiciye isi yose. Nta watsinze mu by'ukuri, isi yose niyo twavuga ko yatsinzwe, nubwo rero twavuga ko Hitler n'abanazi be aribo bagaritswe. Nuko nsoje rero, nkunda uburyo mukomeza kudushyigikira mu biganiro byacu. Icyo nzi neza nuko utazigira wicuza kuba warakoze subscribe hano.